Nshuti bakundwa mukurikira ibiganiro bya Life Radio ndetse na Life TV, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri cya kiganiro cyacu Life Radio TV iwacu. Uyu munsi ni Pastor Justin Hakizimana nkuko bisanzwe twagize umugisha wo gusura itorero rya Nyakabanda, ni muri paruwasi ya Nyarugenge mu rurembo rwa Kigali. Rero tukaba tunejejwe no kongera kubana namwe muri Life Radio TV iwacu. Tugira urugwiro, tugira urugando, turasabana, turishima, turabasura mukatwakirana urugwiro. Ibyo byose rero uyu munsi wa none ni ku itorero rya Nyakabanda. Turaza kuganira n'umushumba w'iryo torero, araza kubibwira ndetse anatubwire ishusho y'itorero uko rimeze muri iki gihe cya none, ndetse turaza no kuganira n'abakristo muri rusange kugira ngo twumve impumeko yabo kandi dukomeze dusabane. Nkuko rero nababwiraga mu kanya gato yagatambutse, turi mu itorero rya Nyakabanda aho tuganira n'umushumba w'iryo torero. Turagira ngo tumusabe atangire atwibwira kandi ahite aduha n'ishusho y'itorero muri rusange. Murakoze cyane. Nitwa Nyabyenda Lazaro, ndi umushumba w'itorero rya ADEPR Nyakabanda mwasuye. Itorero rya Nyakabanda ryatangiye mu mwaka wa 1992. Icyo gihe ryatangiye ari kuri Noheli. Kuri uyu munsi ni itorero ryagiye ryaguka, rigenda rikura mu buryo bwose, bwa buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Kuri uyu munsi aho dufite abakristo bagera mu 2400. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo mufite amakorari, mufite abadiakoni, ni itorero rinini, ni itorero rigari, mugira ibiterane byinshi tujya tubyumva, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mutubwire abakristo bameze gute muri rusange, bahagaze bate, haba mu buryo bw'umwuka haba no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, bafite iyihe shusho uyu munsi wa none wabwira abantu? Murakoze cyane. Ni itorero rifite abakristo benshi nkuko twari tubivuze. Ni itorero rifite abadiakoni bagera mu 100, tukagira amakorari agera muri 7. Mu buryo bw'umwuka ni itorero rikunda gusenga, aho tugira amasengesho yo kwirirwamo tugasenga Imana, ndetse tukagira n'ibiterane bitandukanye, aho tuba twatumiye abavuga butumwa kugira ngo badufashe umurimo w'Imana bageza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bakristo. Hanyuma nagira ngo mwongere mutubwire ese ni ibihe bikorwa mugira, ni ibihe itorero rikora muri cya cyerekezo cy'itorero ADEPR cyo kuhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye? Ni ibihe bikorwa mukora? Ese aho ntimujya mu mwuka cyane mukibagirwa ko hari ubundi buzima, cyangwa se usanga muri iki gihe hari ukuntu abantu bagenda bagira tendance yo kwegamira ubuzima busanzwe, bakagira inyota y'ubuzima busanzwe, ariko ugasanga baratakaza iby'umwuka? Ese mubafasha gute kugira ngo yaba ubuzima busanzwe ntibusigare hasi, yaba n'iby'umwuka ntibisigare hasi? Niki mubafasha muri iki gihe cya none? Murakoze cyane. Nkuko icyerekezo cy'itorero ADEPR kiri cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, impande zose turazizamura mu buryo bw'umwuka nkuko twari tubivuze, aho abakristo tubategurira amasengesho ndetse n'amaseminari atandukanye kugira ngo barusheho gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ariko kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwo ntabwo hasigaye, aho dufasha abakristo ndetse n'abatari abakristo mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere mu buzima busanzwe. Ari naho muri uku kwezi turimo twakoze igiterane cy'iminsi 3
twagikoze ku itariki 17 na 18 na 19 z'uku kwezi kwa karindwi turimo, aho twari turimo kwegeranya ubushobozi bwo kugira ngo dufashe abantu batishoboye mu rwego rwo kubambika, mu rwego rwo kubagaburira, ndetse no mu rwego rwo kubaha za mituweli, kuko nk'uko biri roho nzima ikwiye kuba mu mubiri muzima. Kandi sina mituweli gusa, nk'itorero dutekereza ko n'ubundi mu bikorwa turimo gutegura, aho tugiye kuzategura imishinga mito iciriritse yo kugira ngo abakristo bakomeze kugenda biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma ahangaha ni mu mujyi, ni hagati y'abantu cyane. Ese hari igihe hagaragara nk'abana baba mu muhanda, hari igihe hagaragara nk'abatwawe n'ibiyobyabwenge. Ese itorero nta kintu rijya rikora wenda mu fatanye n'inzego z'ibanze mu buryo bwo gufasha abantu, kuvana abantu mu mihanda, kubabwiriza ubutumwa bwiza, kubafasha? Hari icyo muba mubikoraho muri iki gihe cya none? Murakoze cyane. Mu rwego rwo kugeza ubutumwa ku bantu benshi hifashishijwe ijambo ry'Imana, turimo gutegura igiterane nk'itorero cyo kuzarwanya ibiyobyabwenge, kugira ngo abantu tubabwiriza ijambo ry'Imana, tubakure mu biyobyabwenge, kuko bimaze kugaragara ko ibiyobyabwenge ari ikibazo muri sosiyete, aho bigenda bitwicira urubyiruko, bamwe bakava mu mashuri, abandi bagakora ibyaha bitandukanye bitewe n'ibyo biyobyabwenge. Rero ubwo tuzakora icyo giterane no kugira ngo tubabwirize ijambo ry'Imana, tubahindure, bahinduke abanyarwanda bazima kandi bafite imyumvire, babashe no kwiteza imbere nabo muri rusange. Mushumba, turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Mu gitondo imbuto zineza, niba ku manywa n'ikigoroba, indira ko zera baze basarure, tuza tundimiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa. Rero mukurikiye ibiganiro byacu nk'uko nyine twabwiye, turi mu itorero rya Nyakabanda. Murabibona neza ko abakristo batwakiranyije urugwiro. Rero ndagira ngo dukomeze rero noneho tuganira. Reka mpere kuri uyu muvandimwe turi kumwe hano, atangire atwibwira, niturangiza dukomeze mbabwira n'ibindi. Murakoze. Nitwa Ndayisabye Theogene, umukristo w'itorero rya Nyakabanda ADEPR. Theogene, ndagira ngo umbwire radio ndetse na televiziyo by'itorero ADEPR byageze mu itorero rya Nyakabanda, uriyumva ute, urabyumva ute, wabyakiriye ute mu mutima wawe? Murakoze. Kuba radio na televiziyo bya ADEPR byadusuye hano mu Nyakabanda, ndishimye cyane. Ndishimye kuko ibi biri amasezerano y'ibyo Imana yagiye itubwira mu Imana izakorera itorero, rwo kuryagura no kuryamamaza no kurikuza. Tubwira ko ubutumwa bwiza tuvuga none buzagerana kure. Niyo mpamvu uyu munsi kuba tubonye televiziyo na radio yacu byatugezeho, nako dushimye Imana. Niyo mpamvu twishimye nk'itorero rya Nyakabanda nk'abakristo baryo. N'icyo utekereza Imana yakoreye u Rwanda ushobora gutuma tushima Imana? Murakoze. Nitwa Mukamuhoza Charlotte, ni umudiyakoni n'umuyobozi w'abagore. Yego. Ubwo rero ikintu cyatuma dushima Imana ni ibintu byinshi: umutekano, imibereho myiza. Kandi murabona mu mibereho myiza n'umugore nawe yarazamuwe.
Ruvuga ngo namwe abagore mufite ishimwe ryihariye Imana yabahaye ijambo mu gihugu cyacu. Yego, dufite ishimwe rwose ryihariye kuko Imana yaduhaye ijambo kandi n'umuyobozi wacu nawe iyo uvuze umuyobozi wacu uvuze ndi umuyobozi w'igihugu, uvuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yego, none yahaye abagore agaciro. Yego, ubwo murashimira Imana, natwe turashimira Imana. Yego, yuko yabahaye umuyobozi mwiza uzirikana abagore, agaha agaciro abagore, kandi ubutabera burubahirizwa. Yego, imibereho myiza, abana barasigaye barya ku mashuri. Urumva nyine iterambere, abagore basigaye bagerageza guhuriza hamwe imbaraga zabo hanyuma bakiteza imbere. nta murwayi ugihera mu rugo. Ubuvuzi nabwo burubahirizwa, bwateye imbere. Nta murwayi ugihera mu rugo, mituweli ziratangwa. haje nagira inka. Mbese ni ibintu byinshi tubivuze bwakwira bugake. Abanyarwanda babanye neza mu mutekano. Rero rwose urabona twashima Imana, dukwiriye gushima Imana, dufite impamvu nyinshi zatuma dushima. Urakoze cyane, Imana iguhumugisha cyane. Mwebwe nk'urubyiruko niki mwumva mbese muzirikana, mutekereza, muvuga muti hari ikintu Imana yakoze mu rwego rw'urubyiruko twashimira Imana? Ndakeka biba ari ugutanga ituro urubyiruko rwo rwatanga igiye imbere. Urubyiruko rwahawe agaciro cyane. Nujya mu buyobozi bwite bw'igihugu, abayobozi ubu ngubu urabona ko ni urubyiruko hafi ya bose. Nibo bakiri batoya, nibo bakiri abanyembaraga, nibo bajyanye n'igihe. Ikoranabuhanga turaryumva. Ikoranabuhanga ni twebwe dufite imishinga mitoya iteza imbere igihugu. Nitwe turimo guheza bagenzi bacu akazi mu byo kwihangira imirimo. Ni twebwe mbehe tumeze neza. Hanyuma iyo mwiza amateka nk'urubyiruko, mukiga amateka, mukumva ibyabaye kera mbere y'uko muvuka, cyangwa se wenda mwasanze mukivuka ariko mutaranagira n'ubwenge, uyu munsi wa none ukagereranya ibyo wumva byatambutse n'uyu munsi wa none, ni iki kiza mu mutima wawe kibanguka? Abo hambere bazize ubuyobozi bubi, bagize ubuyobozi bubigisha ibintu bibi. 94 urubyiruko rwari mu mihanda, rwavuzaga induru, nibo birukansaga abantu, ariko uyu munsi biratandukanye. Bazize ubuyobozi bubi, simpamya ko aribo bari babi, ahubwo bagize ubuyobozi bubi. Rero byose bishingira bari babi, ahubwo bagize ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bubi babigishije ibintu bibi. Babaho mu buryo bubi, bari abakene, batazi gushyira hamwe, batavuga rumwe, bajya mu bikorwa bibi, bahinduka babi nabo, ariko byatewe n'ubuyobozi. Ariko uyu munsi kubera ko dufite ubuyobozi bwiza buzi icyo urubyiruko rushoboye, niyo mpamvu n'ayo majyambere n'uyu mutekano, ibintu byose urubyiruko rwose turi mu bantu bashima Imana. Hanyuma rero nk'umuntu w'urubyiruko, ni imbere urahabona gute, urahatekereza gute? Ni ikihe cyizere gihari mu rubyiruko? Ari mu buryo bw'itorero, ari no mu buryo bw'igihugu. Mu myaka sinavuga myinshi, nubwo navuga 10 yonyine, urubyiruko rw'u Rwanda ruraza kuba ruyoboye isi. Turaza kuba turi mu bantu bayoboye isi. Bifite impamvu. Turizi, twarigishijwe, twize neza. Icya kabiri, mindset yabo y'urubyiruko cyangwa imitekerereze yabo irafungutse cyane. Icya gatatu, abenshi muri bo barakijijwe. Bero iyo umuntu yakijijwe rero, akaba yarize, akaba afite imitekerereze myiza, wamunganya iki se? Wamunganya iki? Banga urubyiruko rwifitiye icyizere cy'uko hazaza abanyarwanda bagiye kuyobora isi, abantu bagiye kuza kubigiraho byinshi, kubera ko mwagize amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza, bukabigisha byiza, kandi bukabigisha, bukabatoza. Nta kibazo rwose. Ibyo ngibyo ni umugisha ukomeye cyane. Imana iguhumugisha cyane. Urakoze cyane. Ndagira ngo noneho dukomeze ikiganiro cyacu n'ubundi. Ubu noneho tugiye kuganira n'abantu
bumva Yesu yakoze imirimo mu buzima bwabo. Mushumba uraho neza? Akira mikrofone tuganire. Amen, amen. Muri cya kinyarwanda cyawe cyinshi cyane cyangwa ahubwo twahera kuri ibyo. Nshimire itorero ADPR kuko ni itorero ryiza ritarobanura ku butoni. Kera umuntu ashobora kuba hari aho yaturutse ukabona birimo biratinda kwisanga mu murimo, ariko ubu ngubu rwose harimo gushyira mu gaciro umuntu wese uko wabukijwe kose, nyuma yo kugenzura bakareba ko koko imbuto z'agakiza, imbuto z'uburere bwiza, imbuto z'ubukristo kugaragaraho, umuntu wese yisanga mu murimo w'Imana kandi ugasanga bimeze neza. Urakoze cyane. Ngaho rero twibwire nyine ubwo wahise urasa mu ntego y'icyari cyukuzuye hanyuma wibagirwa kutwibwira, ariko nabyo ni ntacyo ni bwagaragaza imbamutima zawe. Yego, nitwa Mahombi Gedeon, ndi umupastor wasengeye mu itorero ya Witem Sepak, ariko nkabamba mu Rwanda imyaka ibaye myinshi. Si ubwa mbere wenda abantu bashobora kundeba bambona mu ndirimbo, nabaye muri korali Muhima cyane, ndi umuyobozi w'indirimbo. Ndashimira Imana ko ADPR yashimye ko nza hano mu Nyakabanda, nkaba ndi umwe mu bashumba bakorera umurimo w'Imana hano. Hanyuma rero hari akantu buriya wari ukomojeho uti rwose itorero ADPR ni ryiza cyane, ati kera hari ukuntu nyine abantu bahezaga abandi, ati none birihuta cyane. Ndagira ngo nkubaze impamvu utumye ivuga icyo kintu. Impamvu mbivuga ni nkuko natangiye mbivuga. Kera umuntu yashobora kuba hari impano, hari umuhamagaro, ariko ukabona birimo biratinda kugira ngo byemerwe. Hakabamo uburyo mbega ubona bitinda, reka bivuge gutyo. Ariko ubu ngubu dufite ubuyobozi rwose, ubuyobozi ni bwiza, bugerageza gushyira mu gaciro. Impamvu ya cya kinyarwanda twavuze ngo ni cyinshi. Hanyuma rero uyu munsi tuzagira ngo tuvuge ku bihamya by'agakiza. Ibihamya by'agakiza buriya hari ukuntu abantu bavuga ngo barakijijwe, ariko bavuga uti se wakijijwe iki, ukabona arebye hasi. Niki cyerekana ko ukijijwe ukabona umuntu arebye hasi? Ntabwo nshidikanya ko ukijijwe cyane, sibyo? Ndanabishimira. Ushobora guhamya uti mfite ibihamya byerekana ko njyewe Gedeon nakijijwe rwose. Ikintu cya mbere ni uko iyo umuntu akijijwe abanza kugera ku kintu bita total transformation. Bivuga ngo habaho guhinduka burundu, kabicyare mu gisha, guhinduka rwose. Guhinduka rwose biterwa n'ibyo wahozemo kera, ariko umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hakabaho guhinduka ukabicyaremwe gisha. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri bikagaragarira mu mibereho yawe, bikagaragarira mu myitwarire yawe, bikagaragarira mu bikorwa byawe, bikagaragarira mu mbuto z'uburere bwiza, kuko agakiza mbere na mbere gakora ku burere. Cya kabiri imbuto z'agakiza. Cya gatatu imbuto zikwiriye abihanye, ku buryo ukureba n'ukuntu witwara, yaba aho utuye, yaba aho ukorera. Kuko mu rusengero ni abantu bakunda kurebera ubukristo mu rusengero cyane, ariko si buriya siho ubukristo bugaragarira cyane. Ubukristo bugaragarira mu mibereho y'umuntu, kuna abantu bakubona, kuna abantu bakuzi. Noneho rero Gedeon we nkufiteho ikibazo, ariko kitari kibi. Yego, wowe wakuriye kwa pasiteri, papa yari pasiteri. None se ubwo nkawe twavuga ko wakijijwe iki, wahindutse iki? Ubundi umwana wakuriye kwa pasiteri agira challenges za mbere zimeze nk'ebyiri. Ntabwo nshaka kumbwira umwana wakuriye kwa pasiteri muri rusange, ahubwo ndavuga wowe nyirizina nka Gedeon. Kuko mbere twatangiye tujya muri za Ecodim, kandi natwe hano dufitemo Ecodim, tukakurikira, ariko tugendera cyane cyane ku gitsure cy'ababyeyi. Noneho tukarinda dukura, ariko tutarasobanukirwa neza
iby'agakiza uko bikwiriye. None igihe cyagera ugasanga twagiye tujya mu yindi mirimo isanzwe, mbega y'abana batoya, y'abasore, kuko umuntu atangiye kuba umusore ugasanga mbega hari utuntu twinshi genda ucanga hafi aho. Ariko Yesu amaze kuza, haleluya, amaze kwinjira mu bugingo bwanjye, nibwo naje gusobanukirwa cyakora inyungu nakuye mu kuba nararerewe muri za Ekodimi. Nuko naje kumenya Yesu nta ryinyo ryanjye ryatakariye mu kabari, nta ngaruka z'ibyaha zindi nahuye nazo, kuko ntabyo nigeze nkora. Hari igitsure, nakuriye ku gitsure, noneho nza kumenya Yesu. Ariko hambere nanjye narwanye karate, nakoze ibintu by'urugomo, nagiye kwiga karate nzi ko umunsi umwe nzakubita papa nzamunoba byatari. Nuko ari umugabo mwiza koko, kuko numvaga ari maranje n'ukuntu igitsure cye cyari cyararenze, kuko ntabwo twashobora kwambara umwenda mushya utagiye gusenga. Nta kintu washobora gukora, mbega ugasanga turabikora nk'abari mu kigare gusa. Ariko Yesu ageze mu bugingo bwanjye, arampindura mbicyare mu gisha, n'ibindi byose byakurikiyeho ubuzima bwanjye bwabaye bwiza cyane. Yavuze ngo umunsi mwiza nibuka, ngo nubona kwemerewe. Ndagira ngo tubaze n'abandi babigira hino. Ubu noneho ntago ndi buhamagara, ahubwo mugende muze munyegere mutubwire ibihamya by'agakiza rwose. Theogene aragarutse. Theogene ugarutse. Yego. Imana iguhe umugisha cyane. Ndawakiriye. Uje kutubwira ku bihamya by'agakiza. Yego nibyo. Mu bantu bagira ubuntu na Yesu nanjye ndimo. Yego. Nanjye ndimo. Ngaho tubwire nibura nk'ibintu nka bitatu. Nibura wumva wibuka uti birakomeye, Yesu yarabinkoreye, ntago nshobora kubyibagirwa. Yego. Nkuko nabivuze nitwa Ndayisabye Theogene, ndi umukristo rya Nyakabanda, ndi n'umudiyakoni. Yego. Ndi muri komite mpuzabikorwa. Yego. Mpagarariye ministeri y'umuryango. Imana yakugiriye icyizere cyane rwose. Nubwo ndi umugabo ariko nakijwe ndi umusore. Yego. Muri 93. 93 umaze imyaka 33 ukijijwe. Wumva biri mateka rero. Mbere icyo gihe ugeranye n'igihe cy'ubu cy'iterambere, icyo gihe hariho ibyaha by'uburyo bwinshi bitandukanye n'ubu ngubu, byari byaha bijyanye n'ubujiji n'imibereho icyo gihe. Twebwe twakuriye mu ngo, mu muryango, tubona inka, tubona intoki. Imirimo twabaga yo kuragira inka no kwenga, tukirirwa tunywa inzoga, twenga ibitoki. Waragiye inka? Naragiye inka. Ibyaha by'abashumbura bizi. Ndabizi byose. Nta na kimwe bya bindi babarega byose ndabizi. Yesu yarabimbabariye. Mpamvu ko Yesu yankuye kure rero. Icyo gihe wacu ko hari intoki nyinshi, twatungwaga n'inzoga no kuba mu kabari. Wanyweye urwagwa cyane. Nyweye urwagwa. Z'urumwikamire, z'urwagwa rusanzwe, inturire, inkangaza nazinyweye iwacu. Kwacu habaga ibitaramo mu gihe cy'impeshyi, cyabaga igihe nk'iki ngiki cyo kwikorera inzoga, dutura duhemba ababyeyi babyaye. Uyu mutwe yikoreye inzoga. Yego. Mu byo Yesu yanduhe no kwikorera inzoga buri mu mpeshyi, buri gihe kugiye nasaga naje. Ase mwahere Imana icyubahiro koko. Yarakoze, yangiriye neza rero. Mu bantu Imana yahamagaye nk'uko mbivuga, numvise nabo wa mbere kutangaho ubuhamya. Nuko icyo gihe ni igihe cyari igihe cy'ububyutse mu itorero rya ADEPR. Ubutumwa bwaravugwaga cyane, abantu bagize amahirwe bakakira ubutumwa icyo gihe. Nibo bagize umugisha wo kugira n'ubuhamya bwiza wo kwitwara neza muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Cyo cyatumye nanjye maze kumuhamagara, yarampagurukije impindurira amateka, yaba ku buzima bw'umubiri, yaba mu buryo bw'umwuka. Maze kwakira Yesu, nize umubatizo, nize umwuka wera, nkiga umubatizo. Niho nakijijwe. Ubwo rero kuva icyo gihe impano z'umwuka zinzaho, ngira imbuto z'umwuka zinzaho, Imana ibana nanjye, inkuza gutyo ngera ku kigero gishyitse, nanjye numva ko nkijijwe. Ubwo rero byatumye muri icyo gihe 94 mu gihe cy'amahano yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, nari narakijijwe. Yesu yarampinduye, Imana irashyigikira rwose neza. Abantu banzi iwacu baranzi, ariko ndi umugabo wo guhamya Yesu. Ubwo rero Yesu yangiriye neza, nenda mushima. Imana iguhe umugisha cyane. Imana iguhe umugisha. Icyo Yesu agira ngo ibyo ntibihagije. Reka twumve n'abandi. Urakoze cyane rwose, ufite Imana yagukuye kure ibyaha by'abashumbira be, abashumba ariko baragira inka.
cyane bajyaga bakoronga, bajyaga barwana, bajyaga bagira urugomo. Imana yarakoze yagukuye kure. Abantu bajyaga banywa urwagwa kera bagakora urugomo rukomeye cyane. Imana iguha umugisha rero cyane. Reka twakire n'uyu mugenzi wawe. Reka mbaye basuhuze. Yesu ashimwe cyane. Suhuze na pastor wanjye. Suhuze na pastor wawe rwose musuhuze. Hanyuma twibwire. Amazina nitwa Joseph Nsanzimana. Joseph Nsanzimana. Nanjye ndi umuhamya wo guhamya Kristo, wo guhamya ubukristo. Wo guhamya ubukristo ko Yesu akiza. Yesu arabohora. Yesu arabohora. Yesu arakiza. Nanjye kera ntarakizwa nari umuntu mubi. Nari umuntu mubi ukora ibyaha, wishwe n'ibyaha. Ntabwo ubundi wakijijwe ryari imbere yo? Nakijijwe 2005. 2005 rwashize imyaka igeze kuri 21. Numva 21 suko wari muto cyane. Nari muto, ariko so nta nubwo ndi mutoya, ntabwo ndi mutoya cyane ariko nicyo gihe nakijijwe. Kera ntarakizwa, ndabyibuka neza nararaga mu kabari. Oh yes. Nararaga mu kabari. Nari umusore. Karara mu kabari nkararanywa, nta mafaranga natungaga, mbega nari meze nabi, nari naragowe, nararushye. Ikindi ndabyibuka ntarakizwa, nahuraga n'umusaza nkamukubita. Oya. Nkamukubita. Umusaza ukamukubita. Nari umunyarugomo. Yitambukira ya musaza wenda wagasomye, na yatambuka nkamukubita. None uri muri babantu bagiye bakizwa umusozi wose ugashima Imana. Rwose ugashima. Ibyo byo biba ari ubuhamya bwabyo. No ngo utanga ubuhamya utavuze. Mbega ndi ubuhamya bw'igende. Ubuhamya bw'igende. Yego. Imana ishimwe ko yaguhinduye. Noneho rero tubwire no mu buzima. No mu buzima. Imana yakoze muri wowe. Yesu yakoze iki mu buzima bwawe? Haleluya. No mu buzima afite ibihamya, mfite ubuhamya aho Yesu yankuye maze kwinjira mu gakiza. Mbega nigishijwe ubutumwa bwiza, ndahinduka mba icyaremwe gishya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngaba baye icyaremwe gishya, ng'icya kera byose ngo babishize. Haleluya. Yo Mana we ushimwe. Rwose ndabyibuka, ntabwo ntinya kubivuga, nari mayibobo. Mayibobo ugiye wirirwa uzenguruka udafite icyerekezo, udafite harara, ariko nkijijwe. Haleluya. Imana ishimwe, ngira ubuzima mba umusore mwiza, umusore w'icyerekezo, umusore ufite ubwenge. Ndetse rwose igihe kiragera ndanarambagiza, ndashaka ubundi umupapa. Ndi umupapa rwose. Yesu yangiriye neza. Yesu akora imirimo ikomeye. Ntago ndabyara, ariko Yesu yangiriye neza. Imana yakoze ibya mbere izakora n'ibindi. Ankorera ubukwe, ubundi umuntu w'umugabo. Imana ibyo byose mbikesha ubutumwa bwiza nakiriye nkahinduka. Ibyo byose nukuri ADEPR bandayikunda. ADEPR yampindura ubuzima, iranyigisha, ingira umuntu mushya, ingira umuntu muzima, nari umuntu umeze nk'igicamuke. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma rero ibyiringiro ufite ni ibihe? Wumva umeze ute muri wowe, ahazaza uhatekereza gute? Icyambere ibyiringiro byanjye numva ari byiza, numva afite iterambere. Ndetse rwose numva iterambere ryanjye ryagutse nk'ubu. Ndumva ndi umucuruzi. Ndacuruza, umva Imana nyine umaze guhinduka nyine wagize icyerekezo cy'ubuzima, uriyubaka, uracuruza. Yego, ndi umucuruzi hariya downtown mu mujyi, curuza inkweto. Urumva rero Imana yampindura ubuzima. None kandi ifite intego y'uko nzakomeza. Buriya kuba umuntu yarahoze ari mayibobo, aho ari umunyarugomo, uyu munsi wa none akaba afite icyerekezo, arimo yubaka ubuzima bwe, yiyubaka, ari umuntu w'umumaro mu itorero, ari umuntu w'umumaro muri sosiyete. Nta kintu cyatubuza kubishimira Imana. Imana ishimwe. Kandi ifite icyizere yuko nzakomeza kwaguka, nkajya no kurangura mu Bushinwa nk'abandi uzakomeza waguka. Ahubwo uragira ngo nyibwirire, mbwirira abantu bameze nk'uko wari umeze. Ubabwire icyo barusha, ubabwire icyo bakwiriye gukora kugira ngo nibura nabo bagirirwe ubuntu nk'ubwo wagiriwe. Murakoze cyane.
icya mbere ndabwira tegampere inyuma nkiri urubyiruko, ndabwira urubyiruko ruve mu biyobyabwenge, ikindi ruve mu rugomo, buze bwakire Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ahindura ubuzima. Icyo cyo nicyo kintu navuga. Ikindi ndabwira abantu bakiri hanze mu tubari, kuko nanjye nabaye mu kabari, uzi buranacuruje n'akabari k'inzoga, buranagacuruje, ariko Yesu amvanayo ampa agakiza. Ndababwira ngo mwebwe muri mu tubari murimo murapfira inzoga zishe, nimuveyo muze hano, nimuze hano mu Nyakabanda rwose, n'abatarabo hafi aha ngaha bagende bagiye ku rusengero habegereye, ariko bakizwe bave mu, ndavuga bari hano hafi, muze mu Nyakabanda muri kuri ADPR mukizwe. Abandi bari kure impande n'imande ndabizi, intara zose ziri kunyumva, nimwegera ahantu hafi bugufi hari itorero, mujye mu itorero mwakirwe, mukizwe, muhinduke. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ni Joseph Joseph, urakoze cyane. Reka mbwira uriya muntu ufite imvi nyinshi yegere hino, ndetse n'uriya mudamu yego wambaye amarinete nawe yigire hino, muze munyegere. Yego, muraho neza? Muraho. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe iteka. Umeze neza? Turashima Imana. Yego. Ngaho utangira utwibwira rero. Murakoze. Nitwa Isayi Kwizera. Isayi Kwizera. Yego. Ndi umukristo wa hano mu Nyakabanda kuri ADPR. Yego. Ndi umugabo, birumvikana biragaragara. Ndi umudiyakoni. Uri umudiyakoni. N'ibindi mwama nshoboje ndabikora. Urakoze cyane. Rero turimo turavuga ku bihamya by'agakiza. Yego. Aga ni Isayi, urakijijwe? Ndakijijwe kandi ndabyihamiririza. Hashize kingana iki se ukijijwe? Njyewe nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rukijijwe. Navutse nsanga papa ari umushumba, ari umupasitori. Umeze nka Gedewo hano. Hanyuma mama ari umudiyakoni. Urumva rero njyewe nabatijwe muri 91. 91 nibwo wabatijwe? 11. Igihe wakirijwe cyo ntacyuzi. Gukizwa oya ndakizi. Ndakizi kuko kandi waravukiye mu rugo rukijijwe. Navukiye mu rugo rukijijwe. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko hari ibyaha bikabije nagiyemo, kubera ko cya gitsure cy'ababyeyi. Iyo ku cyumweru tutajyaga muri Sunday school, byasabaga ngo umunsi twirirwe twihishahisha ababyeyi batatubaza ngo mwiziki. Urumva rero kuva mu bwana bwanjye nakuriye mu itorero. Icyo gihe nza kubatizwa 91. Hanyuma nza gukizwa neza, ko nibwo numvise ko umwuka weranjemo muri 93. Aho ngaho rero wumvishe Yesu none hakujemo neza, ukumva mwuka weraraje mu buzima bwawe, ukumva urahindutse. Yego. Ngaho tubwire nyine uko wiyumva, niki Yesu yakoze mu buzima bwawe cyazanye itandukaniro? Yego, ni ikintu gikomeye, kuko urumva ibyo nakoraga numvaga ari ibisanzwe, ntazi ibyo ndimo kubera igitsure cy'ababyeyi. Ariko muri 93 aho twari dutuye haje ububyutse mu bana, mu rubyiruko. Twari tujya gusengera ahantu mu cyumba cy'amasengesho, noneho abana benshi buzuzwa umwuka wera. Noneho mbonye, urumva twageraga mu cyumba baratwatuzaga, katura bya byaha nyine by'abana, nakoze mu nkono n'iby'isukari, nanyoye amata batayampaye nuko. Ariko bikaba bifite ikintu gikomeye birema mu mutima. Nyuma icyo gihe nibwo numvise mu buzima bihindutse, numva mfashe icyemezo, numva nkunze Imana, numva nkunze umurimo w'Imana, numva nanze ibyaha, ku buryo gukora icyaha numvaga umutima undya. Bituma rero numva mpindutse muri icyo gihe. Nicyo gihe navuga ko nakirijwe. Kuva 91 kugeza uyu munsi wa none, 91 nibwo wabatijwe nibwo watubwiye. Hanyuma 9 na kangahe nibwo wumvishe, na 3 nibwo wumvishe kabisa ubuzima bwawe noneho buhindutse, umva Yesu aje mu buzima bwawe. Ubu hashize imyaka irenga 30 na hafi n'itatu
wumva umeze neza mu by'agakiza. Ni irihe banga wakoresheje? Hari abantu benshi baguyemo hagati, hari abantu benshi basubiye inyuma, hari abantu benshi bagiye mu bibi, hari abenshi bananiwe. Ni irihe banga wakoresheje ryatumye kugeza uyu munsi wa none wumva ukiryohewe n'agakiza, wumva ugishaka kujya mu ijuru, wumva ugishaka kuba umukristo mwiza? Nta rindi banga ridasanzwe, ni imbabazi z'Imana no gushobozwa n'Imana. Kuko hari benshi muri icyo gihe twakirijwe rimwe tungana, ariko benshi babivuyemo baranaguye. Ariko ngewe numvaga nkwiye gusoma Bibiliya, nkumva nshaka no kwiga, kandi muri icyo gihe twari urubyiruko. Ariko gusoma Bibiliya, yego, no kwiga, nkumva nshaka kwiga, biri mu bintu byagushoboje cyane. Noneho nkumva nkeneye kumva n'impuguro z'abantu bakuru. Ukegera abantu bakuru kumva impuguro zabo. Hari igihe abantu basengaga bakuru bakuze b'abasaza, nanjye nkajyayo, nkagenda nkabegera, nkicara ku musambi, kumva uko baganira. Harimo no gusenga. Yego, no gusenga. Ukunze kwegera abantu mugasenga, byagiye bigufasha cyane. Nicyo kintu gifasha, no gusenga cyane, no kwegera abantu tugira inama. Ngaho rero ugira icyo ubwira abandi bantu batarakira Yesu, hanyuma duhe n'abandi batubwire. Arakoze. Icyo nabwira abantu batarakira Yesu ni uko kutakira Yesu ni igihombo. Ni igihombo gikomeye mu buryo bwose, haba ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu adakijijwe aba ahomba, kuko abo murabona, nubwo bigaragara ko mfite imvi, ariko umvise ko imyaka yanjye atari myinshi. Hari abandi rero nduta ariko bashaje kubera ko bagiye mu bidafite umumaro, inzoga, ibiyobyabwenge. Abandi hari abo tungana bangitse muri ubwo buryo. Icyo ni kimwe cyo kutakira Yesu. Icya kabiri, kutamwakira ni uko umuntu aba ategereje kurimbuka. Abategereje kurimbuka. Niyo mpamvu nabwira abantu bose ko kwakira Yesu bifite inyungu ebyiri, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nibyo navuga. Urakoze cyane mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka umubyeyi nawe anyegere, hanyuma atwibwire. Kakireza Angelique. Yego. Tubwire nk'ibintu nka bibiri nibura bikomeye wumva Yesu yakoze mu buzima bwawe, wibuka ukavuga uti ibi bintu ni igitsikamutima, sinzamuvaho, sinzanamurekura. Ikintu yankoreye, yandemeye ubuzima. Yakoremeye ubuzima. Yandemeye ubuzima mu ruhande rw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Kuko njye navukiye mu muryango udakijijwe, banywa inzoga, baterekera ibintu nk'ibyo. Ariko ndangije umwaka wa 8 nibwo nakiriye agakiza. Numva nyine ni byiza, mbona ntandukanye na famiye yanjye mu migendere yabo n'imikorere yabo. Yesu ndamushima rero, ni umugabo w'intwari. Yagutandukanyije n'ayo mateka mabi na za karande. Angirira neza, arananyubakira. Nabyo ndabishima. Imana impa umutware, Imana impa abana. Imana yarakoze. Ni byinshi umuntu yavuga kuri Yesu. Ariko umutima wawe ho wumva umeze ute? Umutima wanjye mba numva nezerewe, nk'ababyeyi tungana bo muri icyo gihe cyacu. Bamwe barashaje, nabona n'abakecuru batarebeka. Ariko ngewe ndashima Yesu ko ajya tuhindura bato kandi dukuze, akadusiga ubwiza bwe. Nukuri Imana ishimwe. Abo mu ngano ubu barashaje n'abakecuru bashaje cyane. Ariko muri Yesu ntago dusaza. Ariko muri Yesu rwose baracyafite imbaraga. Tubabashye. Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze Angelique, wakoze cyane kutuganiriza. Reka twakire n'uyu mubyeyi wundi. Uraho neza mama? Yego. Amakuru ni meza. Ariko urumbanza ukiri na mutoya. Ngewe ntabwo ari cyane. Ngaho twibwire, hanyuma utubwire ibintu Yesu yakoze mu buzima bwawe mu minota itarenze nk'ibiri. Ndashimira Yesu ibintu yakoze mu buzima bwanjye. Amazina yanjye ni Makire Mukanyamibwa. Makire Mukanyamibwa. Nakiriye Yesu 92. Yego. Urumva maze imyaka 34. Rero urugendo twagendanyemo na Yesu, yakoze imirimo ikomeye muri urwo rugendo. Nakira agakiza nari imfubyi, ariko ndashimira Kristo ko yagendanye nanjye muri urwo rugendo rw'iyo myaka yose. Sinsubira inyuma, kubana n'abayobozi, kwegerana n'abayobozi, nkurira mu itorero, abayobozi barandera, bese ibintu bigenda neza. Nshimira Imana, ngera ku kigero cyo kuba umudiyakoni. Nayoboye korari imyaka myinshi, kuva 9-7 kugeza n'uyu munsi.
kugeza n'uyu munsi wa none ndacyari umuyobozi w'abaririmbyi Imana yagiye ibana nanjye ngo wakijijwe uri imfubyi nabaye imfubyi mfite imyaka 9 nkizwa mfite 12 ubwo rero urumva ko Yesu yarandeze bikomeye. Reka nsaba abantu bari kumwe bakomera Imana amashyi ko uyu muntu ungana gutya wamenya ko yigeze aba imfubyi. Imana yakoze imbaraga. Yesu ararera rwose. Yesu yaramureze. Umva wowe nta nubwo twakwirwa tukubaza byinshi. Yesu yarakureze. Yesu yaragukujije. Ndashyingirwa. Yesu yaragushingiye. Umudiyakoni. Yesu yaragutwikurura araguhembura agira gute. Yakoze iby'imbaraga byinshi. Yakoze iby'imbaraga byinshi. Kereka niba hari ikindi wumva ufite wavuga uti ntabwo nagenda nakivuze. Ubundi tureke n'abandi. Ikindi ntagenda ntavuze. Imana yabanye nanjye urumva muri ubwo rugendo rw'ubupfubyi nta mashuri nisi ariko ni namenye gusoma menya kwandika nzi kwigisha ijambo ry'Imana. Urumva imyaka nayoboye korali ni myinshi ndi perezida uyu munsi ndi umuyobozi w'amasengesho kubera igihe nyine cyawe ngombwa ko tuyobora gutyo ariko Imana yabanye nanjye muri urwo rugendo rwose umva kuyobora korali kuva 9 mfite imyaka 17 none ubu ngize 46 rero Imana yabanye nanjye. Imana iguha umugisha nuko nta nubwo wamenya ko afite 46 wagira ngo afite 26 Imana iguha umugisha cyane. Urakoze cyane. Mukomeze mugende muza mwigera kugira ngo mutubwire rwose. Mama uraho neza? Bata nk'abagana hepfo. Amahoro. Namahoro. Uraho cyane. Ndabona watangiye useka Yesu agira neza. Yesu agira neza n'ukuri. Ubundi Yesu atahari ntago nako gatwenge ntiwakagira. Reka yataba Yesu ntago tuba turi guseka. Yego ngaho rero twibwire. Yego murakoze cyane. Nanjye nitwa Mugiramana Oliva. Yego ndi umukristo wa hano kuri itorero rya Nyakabanda nkaba ndi umudiyakoni hano kuri iri torero. Yego. Hanyuma Oli. Karame. Tubwire rero n'iki Yesu yakoze mu buzima bwawe. Ukavuga uti iki ni igihamya. Hari wavuze ngo ndi ubuhamya bugenda wa mupapa wa yavuze ngo ndi ubuhamya bugenda kandi koko yabivuga ukabyumva. Hanyuma wowe tubwire niki Yesu yakoze mu buzima bwawe. Yego murakoze cyane. Nanjye ibintu Yesu yakoze mu buzima bwanjye ni byinshi wenda ntago nabivuga nyine muri aka kanya akaba ari gatoya. Ntacyo utarakomeza ubundi wavukiye. Ngewe navukiye mu murenge wa Kimisagara. Uri kavukire mu mujyi uri umunyamujyi. Ngewe kavukire mu mujyi. Nibongere bahereza Imana icyubahiro. Oya si ukuvuga ko ab'i Kigali batakizwa si uko batakira Yesu ariko nyine rero Yesu yakoze imirimo cyane. Yego. Wakijijwe ufite imyaka ingahe? Nakijijwe mfite imyaka 14. Imyaka 14. Yesu yanagufasha ukiri mutoya rwose. Nari nkiri mutoya. Utaragera muri byinshi. Yego. Ngaho tubwire rero yagukoreye iki yagufashije iki? Ibyo Yesu yankoreye ni byinshi urumva ngewe navukiye mu murenge wa Kimisagara. Mu karere ka Nyarugenge. Yesu rero yabanye nanjye urumva navukiye mu mujyi. Yesu angirira neza aramfata nkiri umwana mutoya urumva urubyiruko rwo mu mujyi ntago nyine biba byoroshye ariko Yesu yabanye nanjye aramfata nkiri umwana mutoya naye ntarasayisha. Bamwe bahoze bavuga nyine ngo bikoreye inzoga ngo bagiye mu tubari ariko njye ntago nigeze njya mu tubari. Nta tubari nagiyemo nta n'inzoga nikoreye ahubwo nabaye aho ngaho nkizwa ndi umwana mutoya kuva icyo gihe nakizwa kugeza na n'ubu Yesu yabanye nanjye. Ni irihe banga rero ryagufashije kugira ngo n'uyu munsi wa none ubu kiryohewe n'agakiza ubu gikomeje urugendo? Ibanga ryamfashije muri ibyo byose wenda nanasangiza n'abandi bantu bari kutwumva. Ibanga nakoresheje ibanga ryo gusenga. Nakunze gusenga cyane kuva nkiri mutoya ndasenga nkiri urubyiruko negera abantu bakuze nk'uko uwacu umwe yahoze abivuga. Nanjye nagiye negera abasaza b'itorero ngenda negera abantu bakuze bamba hafi. Muri uko gusenga rero no kuba hafi y'abo bantu bakuze Imana yangiriye neza. Inkura mu rubyiruko ingira umugore. Ubu umumama mushima Imana. Yego. Abana nabo urimo urabatoza kugira ngo Yego abana banjye nabo ndimo ndabatoza kugira ngo nabo bazagera ikirenge mu cyanjye twese tuzagerane mu rurembo Siyoni. Murakoze cyane ngo mpere uwo musaza ukwegereye nawe hanyuma nawe tuganire. Yego ukomeze muze mwegera hanyuma dukomeze tuganire turimo turagenda tugana no ku musozo.
papa uraho neza? muraho se. Yesu ashimwe. ahimbazwe. Nuko rero nawe ndabona ukeye ku maso, ndabona n'agatwenge rwose k'abasaza. ndakeye cyane. nitwa Mukwiye Laurenti. Mukwiye Laurenti. nakiriye agakiza muri 85 mu kwezi kwa gatatu. Ni ukuvuga ngo umaze imyaka nka 41 ukijijwe. nakiriye agakiza ndi mu Gakinjiro hariya. twakijwe dufite agasengero gatoya k'umusaza yatwubakiye witwaga Levi. hanyuma rero muri 90 wari umumisiyoneri. wari umumisiyoneri yari uvuye muri Suwede. Yego. twaje rero kuva mu iriya Nyarugenge tuza gushaka ikibanza hano mu Nyakabanda. twari abantu 14 nibo twaje tubona hano ishyamba. ahangaha hari ishyamba. hari ishyamba. hanyuma dutangira umurimo w'Imana. Imana iradufasha kuko abakristo bose twaje turi nk'abantu 50. Imana rero yaje kugira neza, twaragutse. ariko twaje turi abantu uwo mubare nari mvuze. twaje turimo abakozi bose mu byiciro. muri 50 none Nyakabanda bisigaye ikabaka 3,000. hafi 2,500. none mbwira iyo urumva ko muri mu bantu ba mbere na mbere ba Nyakabanda. muri mu ba mbere mu Gakinjiro nyine Nyarugenge, muri n'abambere mu Nyakabanda. hanyuma uyibona itorero ryagiye ryaguka rikagenda rigera ku bikorwa byiza, kubaka insengero nziza nk'izi ngizi, ukibuka n'ahantu n'ukuntu byatangiye. iyo ubirebye kandi nawe ukumva hari uruhare wabigizemo, wumva mu mutima wawe umeze uti. twambuka mu Gakinjiro hariya naje ndi umukozi w'Imana, ndi umuyobozi w'abana. Yego. ndi umuyobozi wa Ekudimu kuko ninjye watangiranye na Ekudimu hano bwa mbere mu Nyakabanda. hanyuma abandi bagenda baziraho. twaje dufite mwarimu Focus, dufite ba mwarimu Clement n'abandi. umurimo w'Imana turaza turawutangira. rero gukorera Imana ni ibintu byiza byatwubatse. wayoboye wigishije abana kugeza n'ubu. mu bana wigishije. yego. mbwira nk'abantu uvuga uti iyo mbarebye nkibuka ko nabareze bakiri abana mbigisha kubaha Imana bakiri bato, biranezeza cyane. nibura tubwire nk'abiri cyangwa ndahera muri korali Shalom. Shalom y'Inyarugenge. korali Shalom y'Inyarugenge buriya nayireza rutwana duto cyane. Yego. hanyuma nyisiga itaritwa izina. Yego. turambuka tuza hano mu Nyakabanda bose uko bazi Justin hariya mu Gakinjiro hafi ya bose nabareza rutwana dutoya. rero barakuze iyo mbarege ndishimye. uranezerwa cyane. mu Gakinjiro abo ni Shalom. Shalom. hanyuma rero hano aya makorali yose ndatekereza ko mu karere ka Nyarugenge nta korali n'imwe itarimo umwana nareze. ni ukuri. ese ntawe wareze wari wakaba nka pastori cyangwa barimo bagiye abakozi benshi cyane. bagiye abakozi b'Imana benshi cyane. hanyuma rero nk'ubu ngubu hajya ufite imyaka ingahe? njye navutse muri 61. 61 ahubwo ufite imyaka 65. yego. ku myaka ya 65 kandi Yesu aracyakuryoheye. ndacyanarira n'abana n'uyu munsi wa none. wumva se ibanga niriye kumara imyaka nk'iyo ngiyo, ufite imyaka myinshi ndetse no mu gakiza kandi uracyaryoheye n'agakiza. ibanga niriye. ibanga iteka ryose ibanga ni ukureba abagukureba ari hejuru yawe ukabubaha kuruta uko abatoya basize gato ugashaka abantu bakuru ukagenda ubagisha inama. bigenda bigukuza mu buryo bubiri. hari ugukura mu mwuka, hari no gukura mu mubiri, bigatuma iterambere ryawe ritadindira kuko ari ibikorwa. kubera ko agakiza ufite bigenda neza, mu mwuka bigatungana no mu mubiri bigatungana. hanyuma biragaragara ko ku myaka ya 65 ntabwo umuntu yapfa kubimenya cyere kubimubwiye. mu by'ukuri abandi mu ngana batakijijwe bari habi. ubu ni abasaza babandi bagenda n'utubando batava hasi. niyo bambonye babona tutanangana. babona mutanangana. niki wababwira hanyuma tukumva n'abandi? icyo nababwira
ubu se ndabwira abamaze gusaza cyangwa ndabwira abakiri urubyiruko kugira ngo bose babwira, ariko mbwire nabo bakuze ko hari igihe bagera ahantu umuntu agakura kumva iby'agakiza ngo ni iby'abana. Gukizwa umuntu agasenga kandi ukigira ku bantu bafite imbuto nziza, byubaka umutima w'umuntu kandi bikamukomeza. Ibanga nta rindi rero ni ukuba mu nzu y'Imana, gusenga kandi ugatinda gusubiza ikintu cyose bakikubwiye, ukabanza ugashishoza mu byo ugiye gukora. Yego. Urakoze cyane. Reka twakire n'abandi bantu nka 3 hanyuma dusoze. Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha cyane, mwakoze cyane. Tangira utwibwira. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Gedeon. Bwira ibintu 2-3 mu buryo bwihuta cyane uvuga uti nibi nibihamye. Icyambere ndasa n'uvuga gato ku buhamya buto ariko butari cyane. Navukiye mu rugo rw'abashumba ndetse n'igisekuru cyanjye n'abashumba. Ndasa naho nta bindi bintu bigize byinshi. Hari igihe dushima Imana yuko yatuvanye mu kabari no mu buraya, ariko ntituyishimire ko twavukiye n'abantu bakijijwe. Nimukomere Imana amashyi kubw'uyu muvandimwe. Aba ari umugisha ukomeye cyane tudakwiriye kurenza ingoyi. Yego. Ariko icyo nkunda kwigisha abantu nubwo byari bimeze bityo, igihe cyanjye cyo gukizwa narakimenye. Yego. Njya nkunda gutera abantu blague nkababwira ngo nakambakambye ku ruhimbi. Nkababwira ngo oya wowe wariye n'amaturo. Atunzwe n'amaturo. Nkababwira ngo navutse Imana yavuze, ariko ibyo ntabwo ari byo byari biri kumpindura ko ngomba kuba umukristo. Yego. Nagize igihe cyane cyo guhura na Kristo, hanyuma habaho guhinduka rwose muri njye. Cya kabiri ngira kwizera, kuko umuntu ashobora kuba mu rusengero ariko atizera, atari umwizera. Kwizera rero bizanwa n'agakiza, biraza muri njye. Ikiyongereyeho niyumvamo noneho imirimo yo kugandukira Imana nkayikorera ibyuzuye. Murakoze cyane. Hanyuma rero ibyiringiro byawe nibihe uyu munsi wa none? Niki wabwira abandi ukavuga uti nanjye reka mbatera ishyari mbabwira ikintu cyiza? Reka mere nk'aba bavandimwe bacu bajya rimba ngo ibyiringiro byacu biri ku Mana. Ibyiringiro bya mbere ni iby'agakiza, kandi tukagira ibyiringiro ko tuzajya mu ijuru. Turagira ngo tubwire abantu ko kuba inyuma y'urugo rw'Imana ari ukuba mwirimbukiro, ndetse ni no kuba ahantu habi kuruta ahandi hose habaho. Umuntu wese rero yakaje mu rugo rw'Imana kuko ari rwo ruri mu buzima. Icyo nicyo nyamukuru. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Zera microphone mugenzi wawe hanyuma nawe atubwire. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Niyobugingo Jean Aime. Jean Aime. Yego. Uri urubyiruko? Yego, ndacyari umusore. Yego. Ngaho rero tubwire nawe kubihamya. Nanjye bihamya ndashima Imana ko hari ayikora kandi hari naho igeze umuntu. Nitwa Kagenzi Isidori, nkaba ndi umugabo umusaza ushima Imana. Kuko umusaza ntabwo uri umugabo, uri n'umusaza, byose nibyo. Kubera ko imyaka ngezemo 70 bavuze bose n'uba 70 bigira ngo bose hano urabaruta. Hari undi tumwe turaziranye. Nahamagawe nanjye n'Imana mfite imyaka 36. Mamagarwa ndi umuntu wishoboye, ko nari ntunze amamodoka, ndi umuntu w'umubose bamwita abakire rwose. Mfite imodoka ebyiri ngendamo, ijipe n'ivoitire. Ariko nanywaga n'inzoga n'ibindi byose bigendana nazo n'urugomo. Ndi n'umukinnyi w'umupira, mbega ndi umusitari mu bintu byinshi. Nukuri. Ariko Imana mpura n'umuntu twasangiraga inzoga arambwira ngo yarakijijwe. Nese wakijijwe ute? Musigaye mvugana n'Imana, ntabwo warasaze. None se mundavugana n'Imana gute? Wowe ko utafite amashuri, utazi Igifaransa, ntumenye Icyongereza, muvugana n'Imana gute kandi nkuzi tuziranye? Ati ngiye ntabwo Imana igombera abavuga Igifaransa. Urinjije Imana se ninjije nkaho ko Imana igomba kwakira abantu bavuga Igifaransa cyangwa Icyongereza. Arambwira ati nyamara nawe ushatse wavugana, ntabwo watinze kunavugana nawe, ndetse nabigenze no kugira ngo muvugane n'Imana. Arambwira ngo pfukama ngo usengere. Akaba nta n'igare yagiraga, ndetse umuntu ufite imodoka yapfukamira umuntu utagira igare. Navuga ntabwo bishoboka, se napfukama unsengere, ahubwo mbwira ubundi buryo nakoramo kugira ngo nanjye mvugane nawe, kumva igiye kuvugisha kandi ngiye nkurusha no gusobanuka, nzi Igifaransa wowe ntacyo ugize, uvugana n'Imana gute? Arambwira ati nyamara ushatse wapfukama. Noneho kubera ko twari duhuriye muri biro yanjye, ndamureba, ndeba hirya no hino, mbona nta muntu uri kutureba.
navuga reka mfukame, hagize n'utubona navuga ko ari kumbeshyira ko ntapfukame imbere ya Robert, yitwaga Robert. Napfukama aransengera, arambwira ati ubu nawe nkubwira Imana ko ugomba kukuvugisha hanyuma ugasobanukirwa ko habaho Imana ivuga. Tese ubwivuga gute? Wewe gusa ndagusengeye wabyemeye? Tese kubera ko yaranze ko twasangiraga inzoga, arambwira ati ese ubu nazanzoga uzazireka n'ibindi bigendana nazo, urugomo, indaya n'ibiki byose, kubera ko twari tuziranye. Arambwira ati rwose nupfukama nkagusengera ndabwira Imana ize kukuvugisha, izakuvugisha hanyuma nawe umenye ko Imana ivuga. Aransengera uwo munsi, arambwira ngo nujya gusenga, nujya kuryama ubanza usenge. Ngiye gusenga numva Imana ihera kwiziramvugisha. Hanyuma irambwira ati umva Isidori we ntikarame Uri n'undi Imana ishobora byose. Unakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko nkwereza kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngutega amatwi ngubwire. Ubwo rero Imana imbwira ibintu byose byinshi, iranyigisha iryo joro, iransobanurira ngusaba ikintu cyose nkiguhe icyo ushaka cyose. Ndayibwira ni wambwiye ko nzagukorera umurimo kandi ngiye nkunda inzoga nzajya nkoranywa n'inzoga. Imana irambwira ngo ituba abantu banywa inzoga nuko batazi ikizihishemo. Ngo reka nkwereke inzoga nayikwigisha. Imana inyigisha inzoga, inyereka n'abasinzi, imbwira ko inzoga ari ikizira ku muntu w'Imana. Ibyo ngibyo sinari mbizi. Bugiye mu gitondo rero kubera ibindi byinshi yari yanyigishije, nari mfite Bibiliya najya nsoma sinumva ikivuga, nyisomye nsanga ndayisobanukirwa kubera ko umwuka wera nawe wari waje. Nanasenze amasaha 5 iryo joro, narapfukamye nsenga amasaha 5. Aho mwakomeye Imana amashiko, urumva ikintu Imana yakoze. Kandi mbere nari byansenga iminota 10 cyangwa 5, ariko njya mu mwuka nyine nsenga amasaha yose, menya no gusenga ntari mbizi, ubwo nari umugatolika icyo gihe. Yego. Ubwo kubwiyo mpamvu rero urumva nafite imyaka 36, ni muri 91. Kuva uwo munsi tangira mu Rwanda ndakijijwe, mba ndasobanutse, nanjye mu misa basoma ivanjiri nkumva wapi ntabwo bari kutwigisha nkuko bikwiriye, kubera ko njye nari mfite umwuka wera ngasobanukirwa n'amagambo ya. Kubwiyo mpamvu ronganya nkora nsaba Imana 94 rero igeze, niba Imana yanyeretse ibitangaza bikomeye bituma noneho ngomba guhinduka wese. Yari yamwe uzahinduke, uhindukire, uhindure ubwenge, uhindure inshuti, uhindure imikorere n'imitekerereze. 94 rero yambwira ngo abantu bagiye gupfa bashare ko nzakurinda. Imana yarandinze muri 94 bituma mfata icyemezo cyo gushaka uburyo bwo kuba umukristo nyawo. Ariko igihe naravuga ndeze ko ndi umukatolike, kangiye mu gatolika nkumva ntabwo bisobanutse, ubu ngubu ndabigenza gute? N'abapande ko twari tuziranye nabo benshi bari abesikoro, nkavuga ni bari nabo sinzabajyamo. Bari bamwene babandi badakizwa neza. Nene rero no muri kaya abasilamu Kamembe, nabona ngo Imana yambwiye ko nzahindura, nzajya mu basilamu, nzajya mu bapande ko nzajya he. Ariko noneho Imana inyera iki cyerekezo. Yego. Bukiye mfata icyemezo cyo guhinduka, Imana iramfasha. Jenoside irangiye nza kubina ngaha, ngeze hano nza kwigira hano mu Nyakabanda ndabatizwa. Maze kubatizwa, ubatirijwe hano Nyakabanda. Nabatijwe mu Nyakabanda hano mu 95 mu kwezi kwa 9 gutya. Ndangije mbo umukristo waho hano ntabwo ari uko hari hameze, hari hapfuye nabi, hari kasengero kari bari barakubatse kataruzura hano, nta n'umuryango wabaga hano. Ninjye wushyirishijemo hano. Ninjye wubatse hano hirya. Hanyuma numva ko wabaye n'uw'umumaro mu murimo w'Imana. Ndangije rero mu mukristo bigeze aho Imana none nkajya nibaza ko Imana yambwiye ko nzaba mvuga butumwa nzabivuga bigenze. Bukeye umuntu arambwira ati nyamara uzaziye gusengera mu Rugarama. Ngiye mu Rugarama mpasanga pasiteri witwa Obedira n'umusaza usaziye hano aba hano. Arambwira ngo Imana iramubwiye ngo nintambuke nigishe. Kandi hari ku cyumweru ari ubwa mbere nigisha itorero ryo ku cyumweru, ari ubwa ntarigisha n'umunsi n'umwe ahantu. Ndangije aransengera numva umwuka rero rongera aragarutse aranyuzura, hanyuma nigisha ndi mu mwuka. Abantu barihana, nanjye ndishima, nibaza ukuntu umuntu yamaye umwanya ku cyumweru atanze ntamuzi. Bubera uwo munsi umuteguro w'Imana mu muvuga butwa kugeza uyu munsi. Imana ibamuje murakoze cyane rwose, mwongere w'Imana icyubahiro. Imana yakoze iki ni ibihamya, ibyo ni ibihamya by'agakiza. Urumva ko Imana yaramuhinduye, Imana yavuganye nawe, Imana yamuhinduye umukozi wayo, none imurindiye no mu gakiza rero igihe kirekire. Arimo aragenda asaza neza nyine ari mu Mana. Nta uzabamenya ko bita 70. Noneho rero wakoze cyane. Murakoze ariko mwakomeje rero kudukurikira tuganira nabo mu itorero rya Nyakabanda.
mwagize neza kandi turabashimiye cyane, haba kuri Life TV, haba kuri Life Radio, mwese ndetse n'abandi badukurikira mu bundi buryo butandukanye. Turabashimiye cyane. Ngira ngo mwumvishe ubuhamya, mwumvishe ibihamya bifatika by'abantu bakijijwe, by'abantu baramiye mu gakiza, mwumvishe abasaza, mwumvishe abakecuru, mwumvishe urubyiruko ibyiringiro bafite, mwumvishe ko batekereza hazaza rwose ko bazadomina n'isi kubera ibyiringiro by'agakiza baheshwa na Yesu bakiriye. Rero Imana ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubafasha. Life Radio TV iwacu nakagaruka, tuzakomeza ubutaha n'ahandi. Imana ibahe umugisha cyane.